Then can you see, bruh? Hello, give us nizereko mumeze neza aho hose kandi nawe utameze neza umunsi iri imbere uzakuba nawe nanjye rero nk'uko mubibona mumeze neza cyane. Uyu munsi tugiye gukora akantu tugiye gupima HIV cyangwa se agakoko gatera sida. Rero wowe utazi ko bapima HIV cyangwa se utazi ko bapima agakoko gatera sida, egera hafi turebe uko tugiye kwipima hano. Tudatinze rero reka dutangire na test yacu. Udutest dupima sida turimo amoko menshi, ariko twe ako turi bukoreshe ni aka ngaka. Sinzi niba murimo kubisoma, ariko nako noneho hari ibikoresho turi bakenera agatest as you see. Dukeneye ako turi bukoreshe dupfumura urutoki kugira ngo tubone amaraso. Noneho dukeneye nanone na alcohol pad cyangwa se alcohol ukoresha urimo gucleaninga ahantu ugiye kujomba aka gashinge kugira ngo uze kubona amaraso. Noneho reka dutangire test yacu. Ushishuraho aka gapapuro gutya. Ushishuraho agapapuro, njye ntabwo nkamazeho karimo kungora, ariko aho gupimira ni ahangaha harahari. Ubwo rero test yacu turayitangira gutya. Mbere na mbere urutoki ruri ready. Can you see? Urutoki ruri ready. Noneho dufite akaboro kacu ko kugira gute kuza kwijomba. Mbere na mbere turabanza guhanagura urutoki turi bukoreshe. Alcohol pad yacu ni iyi. Noneho tugiye kuyica, noneho ducleaninge cyangwa se duhanagure urutoki. Kawaye you guys, ntabwo mwumva ukuntu ntinya aka gashinge. Guhanagura turabirangije, aka gashinge nkatinya kubi, mana yanjye. Then I'm already shaking. Guys, then can you see, Brad? Guys, reka dukande kugira ngo amaraso abe menshi. Urasqueezinga kugira ngo amaraso abe menshi hanze. Ushyiraho amaraso. Then guys, mu gihe urimo kubona amaraso yawe atazamuka byihuse, ushobora kuba wakongeraho utuzi dukeya like 1 drop. Agatonyanga kamwe kaba gahagije kugira ngo byihute. Reka twongereho agatonyanga k'amazi. Can you see? Murabibona ko noneho birimo kuzamuka. Hano basomera ibisubizo. Ubu tugiye gutegereza iminota 20 kugira ngo tubone gusoma igisubizo cyacu, tumenye ngo Clarisse already byararangiye cyangwa se ameze neza. Guys, iyi ni ya minota uba urimo urashekinga, uba urimo kwibaza uti is it gonna be positive or negative?
byagucanze cyane cyane noneho iyo uzi ko wakoze unprotected sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina idakingiye, uba urimo kumva utazi nyine ubusabwe gutegereza amezi 3 kugira ngo virusi ntibiri mu mubiri wawe ibe yamaze gukwirakwira cyangwa se gukura, babe bayipima bayibone. Ariko nyine iyo uzi ko wakoze sex iri unprotected urimo gushekinga, ndababwiye. Rero nanjye mu minota 20 tugiye kureba resulta. Gusa nanone na mbere y'iminota 20 ushobora kuba wabona resulta, kuko uba urimo kureba resulta uko iminota igenda ishira. Ariko ni byiza ko utegereza ya minota 20 nk'uko ubisabwa na manufacturer, nyine ukamwubahiriza kugira ngo uze kuba wizeye neza igisubizo ubonye. Reka rero natwe iminota 20 tuyitegereze. Result yacu ni iyi. Murabona ko harimo akarongo kamwe, ari byo bivuze ko ari negative cyangwa se ko nta virusi itera sida iri muri aya maraso ya Clarisse twapimye. So ngiye kubereka noneho mu gihe amaraso wapimye yaba ari positive cyangwa se yaba arimo virusi itera sida, ngiye kukwereka uko resulta yawe yaba igaragara. Nk'uko urimo kubibona kuri screen yawe, icyo ni igihe waba wapimye umuntu ufite virusi itera sida. Resulta yawe ni uku yaba igaragara. Haba harimo uturongo tubiri, kamwe kari kuri control, ahangaha hari C, hazaho akarongo mu gihe test yawe ikora neza. Noneho akarongo kaje kuri AG cyangwa se antigen, cyangwa se akaza kuri AB ariyo antibody, kagaragaza ko mu maraso wapimye harimo virusi itera sida, cyangwa se bivuze ko resulta yawe ari positive. Ikindi ntababwiye rero guys, nuko kuba upimye ukabona akarongo kamwe ugatangira kwizera ko udafite virusi itera sida, ntabwo ari cyo bisobanuye 100%. Niba waragize ahantu hashoboraga kuba hakongerera amahirwe yo kwandura virusi itera sida, nko kuba warakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, kuba warasangiye ibikoresho bikomeretsa n'umuntu, hakaba hatarashira amezi 3, ushobora kuba wakora iyi test mbere y'uko amezi 3 ashira, ugasanga uri negative cyangwa se ukabona akarongo kamwe, kandi virusi iri mu mubiri wawe. Rero niyo mpamvu kuba wabonye akarongo kamwe bidasobanuye 100% ko nta virusi itera sida iri mu mubiri wawe. Rero niba ukeka ko hari ahantu wahuriye na virusi itera sida, kugira ngo ube uri sure ko nta virusi itera sida wahanduriye, biragusaba gutegereza amezi 3 kugira ngo noneho wipime ube uri sure neza ko utanduye virusi itera sida ukoresheje utu dutest dukoresha turi mu rugo, wibereye mu rugo. Hari akantu gasa nk'akari mu bwenge ariko karimo n'ubujiji bukeya tujya dukora. Boyfriend wawe cyangwa girlfriend wawe akagusura, aragusuye muri ghetto, ugafata agatest ugakuba ku ishinya, then ugapima ugasanga ni negative, nawe ukipima ugasanga ni negative, ukamwizera uti nta virusi itera sida abana nayo. Ariko biriya ni ukwishuka cyane, kuko virusi itera sida yamwinjiyemo cyangwa se yanduye mu byumweru 3 bishize, ntabwo wayipima kuri iriya test ngo uyibone. So rero ni byiza ko guys twirinda igihe cyose ugiye gukora sex n'umuntu, nta mpamvu yo kuvuga ngo ndamwizeye, ngo namupimye. Oya, ni byiza ko wakoresha condom, cyangwa se niba uri mariye, mugerageze kuba indahemuka, cyangwa se mugerageze ubudahemuka bube ikintu cya mbere kibaranga, kuko sida rwose, sida ni ikintu gitera umutekano muke mu rugo cyangwa se mu muryango cyangwa se no muri couple. Rero
reka dukomeze twirinde guys, kandi birafasha kuko ntabwo ari byiza kugira ngo utangire guhangana na virusi itera sida kandi hari uburyo wari kuba wayirinze. Ikindi rero ni igihe ukoze test ukabona twa turongo tubiri turaje already baye positive, urabimenye. Ntabwo ari ngombwa cyangwa se ntabwo ari igitekerezo cyiza uhita ugenda ukikubita mu ishuka ukaryama ukarira ukumva ko isi n'ijuru byose bikurangiriyeho. Oya, ndabyumva kugira agahinda cyangwa se kuba wababara ni ibintu byumvikana, ariko nanone nyuma yo kumara gutuza hari ikintu ugomba gukora. Ugomba kwihutira kujya ku bitaro bikwegereye kugira ngo babe bagupima, barebe abasirikari bawe uko bahagaze, barebe uko umubiri wawe urimo guhangana n'iyo virusi. Noneho muganga niwe uba yafata umwanzuro niba ukwiye gutangira imiti cyangwa se niba uretse kuyitangira akurikije uko umubiri wawe umeze. Noneho ugakomeza wirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye, ushobora kuba wakiyongerera ubwandu cyangwa se nawe ukanduza abo bandi, ukaba urimo gukwirakwiza ubwandu. Rero ni byiza ko wirinda kandi ukarinda n'abandi, nubwo waba wamaze kwandura cyangwa se nubwo waba urimo gukorana sex n'umuntu nawe wanduye. Ntabwo ari ngombwa ngo ubwo nanduye ngo nawe akaba yaranduye ngo noneho twakikorera ibyo dushaka. Oya, rero ni byiza ko ukomeza kwirinda nubwo wamaze kwandura. Icyo kintu nacyo ni icy'ingenzi guys. Ndakeka video yaryoshye kandi mwayisobanukiwe. Aho ugize ikibazo cyangwa se igitekerezo cyandike muri comment, kandi wibuke gukora subscribe niba utarayikora. Nawe wayikoze ndagushimiye cyane. Reka rero tuzabonane muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane, bye.